kubeshya umuntu akamanuka akajya epfiriya ati kana karakuntumye wagera ugatereka da. Ku itariki ya mbere Mata buri mwaka ku isi abantu benshi biziza nk'umunsi wo kubeshya ndetse ugahabwa agaciro mu bice binyuranye byo ku isi no mu Rwanda harimo. Hari ababifata nk'ibisanzwe kuko ngo uwo munsi abantu benshi bamaze kumenyera. Umuntu yarambeshye ati byara kwa Butera yari y'umubose nyene ngeze usanga nawe hari use niyambeshye niyahise nyemeza yarambabaje ariko nyuma amaze kumenya ko ari wa munsi wo kubeshya mitaniyakira nyine nta bindi bintu birenze. Oya abantu bose barabizi nta muntu wabeshya ngo yego ararakara ariko yamenya umunsi wari wagahita bireka kurakara kuvanga kuba umuntu yakubeshya n'ubundi ugasanga ari umunsi wo kubeshya nyine nta kantu baba barashyizeho tu k'abantu n'ibintu bisanzwe n'ubundi n'iminsi yose barabeshya twese nawe bizi twabyutse kumva ngo umunsi ya mbere y'ukwa kane ngo ni umunsi wo kubeshya. Ku rundi ruhande ariko hari abasaba ko uyu munsi wakurwaho kuko hari abashobora kuwitwikira bakaba bakibiramo abantu babinyujije muri uwo munsi witiriwe wo kubeshya ndetse ko ngo hashobora gukomoka amakimbirane ya hato na hato mu mibanire y'abantu. Oya abatekamutwe babaye benshi nawe urabizi ndumva uwo munsi wo kubeshya bawukuraho kuko bibaye ngombwa ko batuburira umuntu k'uyu munsi ndumva neza yuko yakaba yagutuburira yitwaje umunsi wo kubeshya. Ubu ndetse kubeshya biremeye man ntago ari ngombwa ubwo twebwe icyo tugomba gukora tugakujya tubwizanya ukuri ibintu byo kubeshya tukabiparika kuko ubundi si ubeshye mugenzi wawe akavuga ati genda hariya hari umuntu ugushaka yayimarikamo kagiye gukuraho ikintu runaka yagezeho akakibura cyangwa usanga yifitiye na toroba mukaba mwagirana ibibazo bye ntago ari ibanga. Ingaruka mbi rwose uwo munsi leta y'u Rwanda izareba ukuntu yukuraho. Uyu munsi uba ku isi hose cyangwa ni mu Rwanda ndumva mu Rwanda bazawukuraho. Icyo kintu cyo kubeshya kuvuga ngo umunsi wo kubeshya byavaho bakawita irindi zina ariko akaba ari umunsi wa mbere w'itariki ya mbere y'ukwa kane ukaba umunsi w'ibyishimo hano umunsi wo kubeshya. Icyaha ndetse no kuri leta no mu bantu no ku Mana oya ntago ari byo uwo munsi bazareba uburyo bawukavaringa uveho. Imbuga zinyuranye zivuga ko uyu munsi watangiye bwa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'uko umwami Charles wa 9 ategetse ko bahindura kalendari mu mwaka 1582 aho yahinduraga isabukuru yo gutangira umwaka igashyirwa ku itariki ya mbere Mutarama. Bimwe mu binyamakuru byo mu Bufaransa bivuga ko icyo gihe impano zatangwaga ku itariki ya mbere Mata mu gihe yizizaga intangiriro ry'umwaka zatangiye gutangwa ku itariki ya mbere Mutarama buri mwaka. Hari abatangiriye kujijisha abantu batamenyera ayo makuru cyangwa bibagiwe ko itariki yo kwizihiza ubunani yahindutse bakomeza kujya batanga ipfunyika birimo ubusa babeshya bo babihaye ko harimo impano nyuma umuntu yapfundura akaburamo ikintu agahita yibuka ko uwo munsi wahindutse. Uwo muco wo kubeshya wakomeje kumenyekana henshi ku isi ku buryo aho bavuga icyongereza hose bawita Fool's Day, mu Gifaransa bakita Journée Internationale de Blague cyangwa se umunsi mpuzamahanga wo gutebya cyangwa kuvuga ibintu wikinira. Nubwo mu Rwanda bitajyanye n'umuco uyu munsi umaze kumenyerwa ndetse benshi baziza babeshyanya aho ndetse no mu bitangazamakuru uyu muco wamaze kuhagera dore ko hari amakuru amwe atangazwa nyuma hakaza kuvuga ko byari ibinyoma bijyanye n'uyu munsi. Ntawuzaho abanyarwanda babikuye cyangwa igihe babitangire kubikora ariko haravuga ko bawukuye ku bakoloni kuko uyu munsi wageze mu bihugu by'Iburayi kuva kera. Aberwa Gakuba Prudence Isango Star.